Imana yo muri bomboni ibiretse. Akabazo nkunda kwibaza. Ni tubazo tubiri. Kubera iki? Bana nkuku nyine twatuye amabuye pe. Twatuye amabuye warabyumvishije. Kuki bahita babisunikira mu bapfumu cyangwa mu mbaraga za Satani? Eko yarogesheje. Just ese Imana ntibishoboye. Oya nirukanye Imana ikora inyuma ya zeru. Iyo si Imana. Oya. Na nyuma ya zeru Imana irakora. Beka da. Iyo ntago nyikeneye. Ndashaka izi imbere bitaraba zeru ikaba yahageze. Imana yo mu rupfu ibi biretse. Ndashaka iza mbere yuko habaho urupfu. Munsi ntabwo mpamagara Imana ikora ibyo ishaka. Nyikeneye noneho mu gihe cyanjye nkanjye nibishaka Theogene. Kuko tumaze kumenya ni Imana ibanza kwiyumvamo ibyo yumva yo ishaka. Ngewe narayikobokeye mu ijuru bazi ko mfite uburenganzira bwo kuyambara. Niba ntayambaye kubw'umugore wanjye ndayambara kubw'imfura yanjye wihogora Sharo. Nemerewe kuyambara kubwaraki. Kuko intambara ntahamagaye ngiye ntizinsigira ibikomere. Ahubwo izo niteje nta maboko nzakenera. Imana ijya ku rwuririro iruhande rwande rwa Aburahamu. Iba yambukije akaboko no ku buzima bwande bwa Sara. Ibifasha imihango iyikubita he muri baga. Irangije irafunga irigendera. Irayitwaye burundu. Haleluya. Yagira ngo mbwira abantu ni Imana ibyaza abantu nta mihango. Ni Imana ikora nta bihamya. Ni Imana ikora nta bimenyetso. Sara yareberaga umwana mu kwezi kw'abagore. Uwiteka akarebera umwana mu ifamu. Nibisha ukiraho. Abantu bareberaga umwana kwa Aburahamu mu mihango y'umugore we. Ariko Uwiteka yareberaga Isaka mu ifamu. Ifamu. Amena. Tugira umugisha wo kwakira abantu beza cyane basa neza. Ni couple iri haruguru ngira ngo mwese murayibona kuri screen zanyu, ariko ikaba ari kumwe n'umukozi w'Imana nibishaka Theogene. Nibishaka Theogene ubu ngubu yarebye iyi couple ntago agira ishyari. Wowe ibyo urabivuga urabizi. Bagomba kunsigera karande nziza. Iyatabaye uyu muryango igatabara Jane. Iyo ndayishaka bitarenze uku kwezi. Amen. Haleluya. Imana ibyumve. Hari Imana ikorera mu gihe cyayo. Ariko ndashaka kuvuga Imana ikorera mu gihe cy'abantu. Yego. Aka kantu murakumvise? Kabisa. Hari Imana ikorera mu gihe cyayo kuko ibanje kubyiyumvamo. Ariko ubu ndashaka Imana ikorera mu gihe cy'abantu. Iri jambo rirakomeye. Imana yo mu gihe cyayo byabe ningikorera igihe ishakiye. Ibyo tubizi cyane. Ariko ndashaka kubona ikorera mu gihe cy'abantu. Subwo muri kunyuma. Shatse kuvuga iki? Nyine ubwo mbataye. Imana kwikora mu bumana bwayo. Okay. Rakoze cyane. Hanyuma kandi igakora uko ishaka irakikoreramo. Okay, ariko ikoresha abantu igakorera no mu bantu cyane. Uyu munsi ntabwo mpamagara Imana ikora ibyo ishaka. Nyikeneye noneho mu gihe cyanjye nkanjye nibishaka Theogene. Kuko tumaze kumenya ni Imana ibanza kwiyumvamo ibyo yumva yo ishaka. Nirukanye Imana ikora inyuma ya zeru. Iyo si Imana. Oya. Na nyuma ya zeru Imana irakora. Beka da. Iyo ntago nyikeneye. Ndashaka izi imbere bitaraba zeru ikaba yahageze. Iza nasebye
iza nataye ibitabapfu nabuze icyo mfatiramo umwana kwa muganga ntangiye kwa kudusume n'utudumane iyo sinyishaka Imana yabonetse ntabwo byemeye Imana yabonetse uriya wapfuye kwa bwa Lazaro yaje nyuma ya Zeru Lazaro yaranoze uyu arashaka nje sinyikeneye muri iyo minuko niyemera se minuko ikabanza reka yemera ko bitubaho jewe ndashaka abanyarwanda babanza batumva tugabanye sauti kugira ngo tubigendanemo nyuma ya Zeru irakora ibyo ni abantu iyo ni indirimbo y'abatakaje ibyiringiro je iyo ni indirimbo y'abantu banamutse mu kwizera Haleluya iyo ni ala pisidima ndala katika ndashaka kubona Imana unyumve neza umva iyo nkeneye Imana yo muri bomboni ibiretse ndayishaka hatarabaho bomboni Imana ariko none muri kunyumva Imana yo muri moroge ibiretse ndashaka ize mbere yuko habaho moroge Imana yo mu rupfu ibibiretse ndashaka iza mbere yuko habaho urupfu bashije kubyumva noneho ndinjiye Imana izana inyama amenyo yatangiye kwihungura iyo Mana ibibiretse ndashaka Imana iza amenya akiri mu kanwa hanyuma muganga atarankorera ubushakashatsi ngo anjyane muri consultation ambwire ngo amavuta n'isukari ntubyemerewe iyo ngiye ibiretse ndashaka Imana iza muganga atarambuza isukari n'umuntu yego Tala copy mefo NSC Jenny mukozi w'Imana Antenjagaro mpurire mburira kutegera kare sebo kare mama kutegera kuki bashaka kugutwara Beritara habaye iki nuko bari inyuma ya Zeru ayiwe bari inyuma ya Zeru uranyumvise bari inyuma ya Zeru nibyo dore ikintu nshaka yego ntabwo shaka Yesu ibintu byacanye umutuku yego nta nubwo mukeneye kubera ko inyanja yasumye cyane nje nkeneye Yesu imbere y'inyanja mbere yuko ngera ku nyanja ndashaka support ivuye mu ijuru nibyo yego tubigendanemo neza Bibiliya ivuze ngo iki iravuze ngo Joshua aragenda ku musozi w'Abanaki arimbura Abanaki arararika ariko asigaza agasozi kamwe kuko imbaraga muri we zari zinamutse yaratangiye gucogora ibyiringiro bimushizemo umugore ageze muri minipoze kuko imfura zari zaguye muri Egiputa kandi abandi bari baguye mu butayu ntabwo Abisirayeli bose bageze i Kanani kuko isezerano ribigeze hari abavaniragamo inda mu butayu hari n'abagwaga bagenda isezerano ryagejeje y'abana babo ngo arangije aritagura Abanaki ariko asiga agasozi gato kuko izabukuru zari zimufashe ntabwo ibyo mbizi ntibinandeba iki kibuga ntawe agisoreye hanyuma ibintu ni bibiri amavuta niyo ari butegeka ahangaha niba nta mavuta mwiyakire niba haleluya hanyuma ngo Joshua araza arahakaba undi nawe araza aramubwira ati none se twibukiranye ni wowe Beritara ni wowe Jenny hirya y'igisuzuguriro ni wowe hirya ya za ntambara hirya ya yashuka yari irimo ibizinga by'amarira ese ni wowe nawe aramubwira ati ko ntari kukumenya wa mwana w'umuhungu we nibyo ndabona amaso ataraye nijwi ndaryumva nkumva si irya none ariko ni wowe haramubwira terega ntuvunike ninjye kareba Imana ikuremera igitangaza gishiraho umupaka w'uko utazongera kwibwira abantu no kwisobanura nukuri nabyo dukeneye subwo muranyumvise twakumvishije muranyumvise cyo gitangaza bari ho gikorera nje ndi muri autorite aka kanya Imana yejo ntago nyishaka
nzayikenera ejo mu byejo ndayishaka none mu bya none ubwo muranyumvise noneho iyejo nyikeneye mu byejo ariko iyo uyu munsi nyishaka uyu munsi hanyuma aramubwira ati erega ninjye aramubwira ati niba ari wowe Kareba hari ibintu bitatu gusa nifuza kumenya haleluya hari ibintu bitatu nifuza kumenya niba ari wowe nkuzi wizibukira nkuzi wikora mu mitana ukibwira abatanazi nkuzi uviza mu cyico nkumenyereye mu muhumetso uracyashobora kuzunguza ibuye ukamena agahanga amadubu aramubwira ati ninjye niba ari wowe uracyashobora gufora icumu nka kera umutima ukawasamo kabiri intara zikabwejagura abazimu bakabwejagura abashidodi bakavuza induru undi aramubwira aterega ninjye amubwira ati hasigaye kimwe nawe kinyibwirire aramubwira ngo Joshua we wibuke nge nawe turi Kadeshi y'Iboroneya turi Kanyarira turi Samatare turi Jangwani turi mu bitaro bya Mashiga turi kuri Plamenta ni Uganda hari ijambo yavuganye natwe haleluya hari icyo yatuvuzeho yaravuze ngo jyane nzamuguha ariko bazahaguruka bazarwana ngiye kuremera igitangaza kizatuma amahanga yose ahaguruka kuvuga nibyo haleluya ndabyumva cyane ko bamuhagurukiye iyi Imana ivuze ngo ngiye kurema ikintu gisha n'amatwi azacyumva azacura iki haleluya ndacyumva mu mwuka ndi hano kubabwira ngo muhagarike ikiganiro cy'uwashakaga kubasenyera yego niba rutaravuye ku Uwiteka murumurekere ariko niba rwaravuye ku Mana musimame imara mungana weza yote nta ntambara mufite twarwanyiza amadubu twabonye Nyabarongo isuma tubona covid isuma twabonye inzara ituvanamo amenyo kwiborosa tutabishoboye ibiraro nizo zari aderese zacu twirirwa tuzenguruka mu nsengero abantu bazi ngo ni ugukunda umurimo w'Imana ariko tudafite aho kuba warebye veste hano wambaye neza n'ukuri twibagiwe no kubivuga noneho yajyaga imbwira ngo iryo wambaye saa sita ntabwo ari ryo uzajya wambara ni mugoroba nkayibwira ni wowe mpakawunga iby'amakoti bireke we nyihera ingangi byo kumenyekanisha uzabyihorere unyemerere tuganire ijambo rifite topic ivuga ngo kwibuka aho Imana yagukuye bikagutera kurinda aho yakugejeje amen aka kantu murakumvise kwibuka aho Imana yakuvanye nibyo bigutera kurinda aho yakugejeje iyo wibagiwe aho yagukuye kurinda aho izakugeza bizakugora umwanya n'uwanyu tuganire akoze imbere y'ibyo byose nawe babonye ko wambaye impeta erega buriya impeta si igisobanuro cy'urugo kuko kwambara impeta nta mategeko abigenga burya ntibazababeshye hari n'abazigura bakaziyambika kugira ngo igisuzuguro hari n'abishingiye bazigura mu mabutike no mu maduka ngewe narayikobokeye mu ijuru bazi ko mfite uburenganzira bwo kuyambara niba ntayambaye kubw'umugore wanjye ndayambara kubw'imfura yanjye wihogora Sharo nemerewe kuyambara ku bwaraki kuko intambara ntahamagaye ngewe ntizinsigira ibikomere ahubwo izo niteje nta maboko nzakenera nicyo gitumye Joshua na Karebu bibukiranya amutera ingingo imwe gusa aramubwira ati bro tuwache manenu tusikilizane muzuri mu Ruganda baravuga ngo nayenjaga nga tujyukirizanye gwe twibukiranye
turi Kadeshi y'i Baroneya. Haleluya. Indangamuntu yabo bayiherewe Kadeshi y'i Baroneya. Ntabwo ari mu muhamagaro, si mu mavuta, no. Gakondo yabo, umwimerere w'intego. Aba bahungu barinze impamba y'urugendo. Ntabwo intego y'urugendo, nta nubwo impamba y'urugendo yabibagije intego bari bafite. Bagiranye amateka, umwe yipfunda mu wundi kubera imbeho y'ubutayu. Umuneke umwe ukarya batatu, batunzwe na tungurusumu n'amadegede. Aramubwira ati wibuke Joshua, ngije ari njyewe ubwanjye, wibuke ko nazanye imyembe yaho, nkakubwira ntumva uko igihugu kimeze, nawe ukagenda ukajya ibwera mvura, ukazana amaronji yari ahari, kumva igihugu kimeze neza, itubwira ko tuzagitaha. Nubwo bateye Mose gukubita kabiri ku rutare, ariko hari Joshua muri Mose. Ubundi abantu bataraguhagurukira, ntuzabesha abantu gukomera. Nta mikomerere yawe mbona mu gihe utarahagurukirwa n'amahanga. Mbonera kubwira umuntu uri muri uru rugamba, amavuta bazayahagurukira, ariko uzakubitwa n'inkuba utazi ahiturutse. Njya kubwira abantu ngo nuhagurukira uwasizwe, nuhagurukira uwasizwe, ujye ubara metero uzagenda kugira ngo umugereho. Muri kunyumva? Nuhagurukira uwo yavuzeho, ujye ushiramo hagati yawe n'isanduku y'Imana. Metero 2000 niko Bibiri yivuga. Metero 2000 ngo ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze muca muri iyi nzira. Ejo bundi nabonye ikiganiro cyanyu na Sandrina uvuga uti Bertara wanjye, hani wanjye, Sweetie, batakubeba, ni nana nataka kukunyangura, tabapoteza we kabisa, tabapiga kabisa. Ahantu wamukuye hatandukanye naho wasengeye. Nibyo. Niba ufite amatwi ntago mbizi. Ahantu wamukuye, reka tubwire abantu bashaka gutwara abagabo b'abandi n'abagore b'abandi, bazenguruka ubutayu twazengurutse, ibanze ivugane nabo. Yego we, baba we, urugendo twagenze babanze barugende, babona ukuntu rwari rumeze. Bo ni babanze bagenda ibirometero twagenze. Ati nukibagirwa ntuzibagirwe aho Imana yagukuye. Yego. Si nk'umuntu uzansanga muri ubu butayu akambwira ati nibisha iyo mpeta itagira nyirayo ivanemo, kuramo agashiramo iye. None se ubwo niba utaranyemeye no kwiborosa ntabishoboye, ukanjugunya no guhanagura inkweto, ubwo bushobozi ntakimbugira, hakaza undi muntu akavuga ati I'm sorry, ihangane, ibitutsi watutswe nako kuramo, iyi ni njyewe uyishizemo. Ibaze ngufasha, umufashe, ibaze bagufasha banyirayo se ko bayigusigiye bo banza wumve narinzi ngurahari. Ono yagenze kati, iyi niyo niguriye njyewe, iyi nayiguza yanje uyambitse. Urumva iyo wari warambitswe se yagiye, none nyirayo yagiye ajyana nayo, yarayigutwaye cyangwa oya we yagombaga kujyana nayo. Noneho divise pale bana murajugunya ariko wibaniyemo. Ubundi impeta umuntu agira impeta ebyiri ku rutoki nk'ikimenyetso cy'uwo ndiwe. Ubu ndi Papa Sharon, ariko mu mutima nta nyirayubamo. Noneho fotoramo muri umuna wa Jane, aza akavuga ati wanjye sebo kakati naye nkankugurire ebizibo byo kanze ndambisaba nawe kare ba agenderi kare abera nande kare yorerere. Sorry ariko mukuri po, niyo mpamvu umuntu ushaka kukwinjirira muri Kanani. Yego, naho ndagaruka kuri Kanani, mubanze mugani, ndaje ngaruke kuri Kanani. Ye baba nibisha wumvise nuko ikintu numvise ni kimwe kandi ndababaye. Webare ndababaye nukuri Imana yo mwijuru yibuke ko wayivugiye, yibuke ko n'uburi kuyivugira, nukuri gukureho igisuzuguro nkuko yakinkuyeho. Ariko uzi gutandukana abana bawe ntubirerere bari kumwe na nyina, birababaza. Ariko Imana iguhanda amahirwe ya kabiri,
iyama amahirwe ya kabiri igukuremo iyo mpeta y'igicupuri wiyambitse ukajya ndimo ndabona isura urimo ujya mu isoko nangahe naya nkabona urimo wiyashyiramo oya Imana ikuzanira umugore akwambika impeta kandi itazongera kuvamo ukundi Jane soko mpurire mama menya akanyarira bwa mbere mu mateka nari ngiye kubwira Imana ngo utambeshe uza mu rugo yego di kabiri ninjira mu buvumo jyangwani wumva nari ngiye kuyisaba ibiryo by'i Kigali ngo numva uko bimera reka mbwira abantu bataye Yesu yego bizabagora kongera kumufatisha ko abantu bajya bavuga ko wamutaye abantu benshi kuri social media baba bavuga ngo nibishaka ntakira umukozi w'Imana yaraguye nta jambo ry'Imana kivuga arasebye Imana murira na Yesu we niho yanyomoreye inguma yego nagendaga nseta ibirenge nta byiringiro by'ubuzima urabwira icyo abo bantu rero ninde wanteranya nawe ko dufitanye ikimenyane haleluya mu kiraro cya Nyabugogo navuganye na Yuda hari ku musozi Kanyarira mvugana na Yuryamye mu gihe wari ukugo nanjyewe narindi gusenga imbwira ko naho nagwa ntazarambarara haleluya ahubwo izangarukaho impindure mushya mena wantwara iki kwagakiza atarakabene wanyu wangira uteka iwanyu mutandika bazaritaha ijuru nirya bera nta nyiraryo rigira n'abasekirite bahari bazambuza kwinjira umutima wanjye nibuta nshinja wowe unshinja uri mwene nde utanitambuwa amarangapi wewe mwana Adamu bashubije muri iyo ndirimbo ntibasobanukiwe oya no tubabwira ibiri ukuri umugabo Yesaya we yaranditse arandika aravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato ariko nzakugarukaho ndashaka ko mwubaka ikayi yanjye y'abadivorce yaruzuye ikayi yanjye y'abadivorce yaruzuye nukuri nta wundi muntu nkeneye kwakira nukuri reka niwe wandika abadivorce kubera iki uri mukuru w'abadivorce ukuri shaka kongera kwandika undi muntu oya uzashyiramo akantu kabisa ubu umuntu uheruka iyo kayi ninde ni Mutabazi ubu nta mazina y'abantu ushaka niko Bertrand Karame ariko nta n'utakujyana bambe ngaho umugabo araza akabivuga umugore araza akabivuga ariko wa Mana komeza unzitirirwa nitwa nibishaka Theogene umuhungu wa Nzacahaye nawe ubwawe wamujyana se si uyamujyana amundi ese ntanjye nta kintu namumaze ariko abamukeneye erega nuterekwa arakabakaba none umusenga yahe reka nkubaza iyi boro aka kabati yari irimo ubundi nta maso bari bafite Imana yari yarayahumye suko se yafunguriraje suko kwa mugana heba bwaraje ahari ubwanwa ahari ubwana ubwana haje ubwana umva wacorekewe na amarende ziko ari amarende mwana na amarende nyine none se aba baguhana yawurute byose ubanza umurebe ako ni kabakobwa iribagize umwana we harya nabyo bibamo shareka mbabwira hari ibintu Yesu akora wabirebesha amaso y'umubiri ukabona harimo difference iteye ubwoba Jane karama mukama murungi nyonyo yebaziwe hari ikintu ngira ngo mvuge wenda nibisha utarakivuga ndashaka kubanza kubaza akabazo nkunda kwibaza ni tubazo tubiri kubera iki bana nkuku nyine twatuye amabuye pe twatuye amabuye warabyumvishije kuki bahita babisunikira mu bapfumu cyangwa mu mbaraga za Satani eko yarogesheje just ese Imana ntibishoboye oya hari ibintu abana b'abantu barebera muri iyo sanse nabo mububaye uretse nabo nanjye ejo bundi uri kumwe na Sandrine naravuze ni ibi bintu reka mbanze mbyumve neza
nabonye umugore mbona n'umugabo mbona harimo ibirometero muri hangane iwacu ni mu Ruhengeri kandi kari akarere twasirizaho noneho ariko nibuka ko ntiziyo bag ihangane uyisingira uyime iyo bag aho kabyara funga neza umpereza imba rekeraho ibindi byabaye ndiyo bag akibona none nakibona niko kazina nsigaye nitwa bakuteteshe kuko ibirarane bigomba kuvamo kabisa hanyuma ejo bundi mu minsi ishize nibuka Uwiteka abwira Aburahamu aramubwira ati nukuri kw'Imana ndirahiriye ndi Uwiteka sohoka nkwereke umusaza arasohoka yamubwira iti rarama gusohoka gusa ntago bihagije umusaza ngo arebe hejuru abona urwererane rw'iki rw'inyenyeri iti none ibi bivuze iki ibiramubwiye iti rero uko ubona zira nyenyeri zingana niko n'urubyaro rwawe ruzangana Aburahamu atashye ati Sara shushu irambwiye ngo noneho si umwe gusa bazangana n'inyenyeri iminsi 3 umukecuru ayisunika yumva arimo neza noneho kwa kwezi kw'abagore kugeze Sara ngo yikorakora asanga arera ntumubaza ibintu byinshi mbese ni inyumbu iri aho ngaho kumba Uwiteka we aba bahungu se kandi babaye iki Imana yasuye Aburahamu mu ijoro n'umugore we ifungura bag baryamye bombi ubwo urumva umwe yaseguye undi ukuboko muri mwe sinzuga segura undi Imana ijya ku rwuririro iruhande rwande rwa Aburahamu iba yambukije akaboko no ku buzima bwande bwa Sara ibifasha imihango iyikubita he muri baga irangije irafunga irigendera irayitwaye burundu haleluya ndagira ngo mbwira abantu ni Imana ibyaza abantu nta mihango ni Imana ikora nta bihamya ni Imana ikora nta bimenyetso Sara yareberaga umwana mu kwezi kw'abagore Uwiteka akarebera umwana mu ifamu nibisha ukiraho abantu bareberaga umwana kwa Aburahamu mu mihango y'umugore we ariko Uwiteka yareberaga Isaka mu ifamu amena Bibiliya yavuze ngo kucyana munsi ku kirengarenga abahanuzi bitambukira bigendera ngo Aburahamu agira yerekwa abasomamo inzara ukeneye umuntu kubonamo ibintu kandi afite icyo abikoraho warangije ababonamo inzara babwira ati uretse n'inzara gusa n'inyota igize ite irabishe ngo abajyaniwe wumve ngo abajyaniwe ategeka abaja n'abagaragu agati mbega siparisha undi ati karame mbwirira kigingi arebe umushishe wayo haleluya arebe umushishe arebe iki umushishe kumbi marayika w'umwami Imana yafashe ya baga aragenda yita mu ifamu tugira inka z'inzungu zirya ibyo zibonye hari nizo baga bagasangamo amashashi n'ibindi bintu ya baga iparitse muri cya kimasa ikimasa cyari iyi baga kumba umwana ari mu kimasa ngo bakibage Aburahamu arababwira ati hoya mwe kureba bya bigega bisanzwe mujye muri cya kindi kiri indani murebere ingano mu bigega byo hagati amena haleluya ndafashijwe murebere ingano mu kigega kiri hagati y'ibindi mbese mu yandi magambo icyaryaho zimwe zahoze zatangiye bahungitse ngo inundwe zitazizamo hanyuma ngo mubanze muzikawushe zivemo ako gahumbu ubundi ngira ibintu nikorera murababwira ati iyo nka yose uko yakabaye mutemere mu nkono bana b'abahungu barayicariye ariko Mana yanjye ngo bamare kuyikenyerera imbere y'isengero uwa mbere ati hanyuma ya zeri rakora undi nawe ati ibyo bya zeru nge mbivuyemo
undi ati noneho niba atari ibyo hari icyo wambwiye mana undi nawe ndindiriye icyo gisohora uwa mbere ati Aburahamu mbonye mu mirire havamo mbonye muhanuzi wari yarerekwa cyane haleluya yego nibyo waguwe neza agacuho kajemo neza sengera itangira kwegerana akabondo kavayo ati Sara ko mbonye kwinyeretse Sara ati aha hari abantu badakeneye ubuhanuzi ariko turi mu kirere cyo kubabwira ngo ni Imana ikora nta bimenyetso ukuri Sara ati nyamara mwabana mwe Gitwaza yanyuze aha ambwira ko abonye ni mwicecekere Minyona anyuze aha arambwira ati hari ikikoze ndarindira ndaheba ni muceceke ubwo nabingenzi bakomeye Mayanja Uganda ati and nine mu Jesus bindi sinzi uko mubivuga igiyemo mugende muryame bategereza indirindwi haleluya amen amen abazaza ni saka ntabwo baza ukeneye umushitsi winjiri wawe imbeba zigasohoka ipusi niyongere kuzaho kandi zongere kumoka nteka wahageze ariko webare nteka wahageze webare hari umushitsi ugeri wawe dodo zikumuri kuzireba akarima k'igikoni ntikazongere kwera imboga inka ziwanyu ntizongere gukamwa mu bimenye nibyo undi muhanuzi Rugamba barahageze ati Aburahamu bagukiniyeho niko imbwiye bakoze ubufindo amugotomeza ngeri abasengera amazi ngo biremera Sara biranga ariko ngo abahanuzi b'Imana bahagurukijwe n'isumba byose haleluya bahetse Isaka bazanye igitangaza cyo kwabura haleluya bamaze kurya uwa mbere ati ko mbonye yes uwa kabiri ati fatiraho nanjye mbonye kabisa uwa gatatu nanjye numvise ijwi kabisa uwa kane ati hari indirimbo injemo habaye subishimira izina rye ryiza we ribamara imibabaro rikabashinyura ati ko nanjye mbwiye uwa mbere ati vuga icyo ubonye wa kabiri ati ngewe mbonye umwana muri uru rugo wa gatatu ati uru rugo nta mwana urutambamo wa kangahe ati ngewe irambwiye ngo undi mwaka nk'iki gihe haleluya zabucikiye umwana uzaba nyina wande w'amahanga imigisha yose abisi bose bazahererwa imigisha kuri wowe reka mbabwire Jane karame Njagaranga mugume kati mugumikirize mukomere ni mukomere ikintu kizatuma mutsindwa urugamba mu Rwanda kutamenya intambara mwarwanye kutamenya aho urugamba rwatangiriye kutamenya kutazirikana Banyarwanda mbahanurire muzize kwibagirwa kwibagirwa byo kabisa ndibuka nseka amenya akavuvuka twirirwa mu ishyamba twiboroshesha ibiti ejo bundi banyibye kamera bagira ngo barandangije sure Yesu arambwira ati uzi ubundi buryo se mwana wawe uzi ubundi buryo kandi karyo wari uzi ko telefone igifata ibiganiro kabisa umva ko kantu marayika arasaga arambwira ati erega wishavura buriya ufite telefone iyo uri kuri live ya TikTok ubona utabona neza ese wagiye ugira na gutyo kugeza igihe ariko abantu nabago bazaruhira ubusa bazakubona uhagaze amen simfite ubwoba bw'abamvudukana simfite na buke na buke bazabahidikana nukuri hano ubwo mfite impamvu zabampungabanya ejo nabo bazabahungabanya kimwe gusa bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze amen haleluya Jane ndashaka kukubaza ikibazo kimwe Bertara muri mideni ikindi cyakabaza ikindi bo oya wasugisubiza wasugisubiza hariya nanjye kuvuga nti nagukubitiyemo ku bya Sara byari nyuma ya 0 gutyo wasugisubiza cyane Undi ugendana n'imbwa rero ugakubitanwa nazo cyane kakano Jane
uyu munsi tuvugana abantu batakaje ibyiringiro Imana yagiye ibwira ngo muhumure nzabashumbura ndashaka kugira ikintu babwira ikintu nabwira abantu batakaje ibyiringiro ndagira ngo mbabwire ngo nibasubizwe mu imbaraga Imana yampaye isezerano ryo kunyubakira urugo irisohoza hashize imyaka 16 numvaga ko bitagishobotse numvaga ko narirebaga nanjye nkavuga ngo ibi ntibigishobotse Mana ndakubabariye ngaho byihorere ariko imyaka 16 ishize inyubakira batabishaka inyubakira batabyumva inyubakira bavuga amagambo batera amabuye ariko iranyubakiye kandi turi amahoro tuguwe neza kandi nzi neza ko nta kintu Imana yavuganye natwe cyangwa yavuganye nabo ngabo bicara isezerano ry'Imana kitazasohora duhumurije abantu Imana yavuganye nabo bo ubwabo bakabiha igihe yego bakabona igihe babihaye kirarenze yego hari ubwo ikorera mu gihe cyayo yego hari n'ubwo ikorera mu gihe cy'abantu yego ndashaka aba bantu b'Imana bongere bayibaze ngo Mana yego turindire igihe cyawe yego cyangwa turindire igihe cyacu nukuri hanyuma rero niba bibaye mu gihe cy'Imana nibihangana kandi niba barabishakaga mu gihe cyabo bamenya amakuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo yego ko hirya y'ibi hari igihe ndyama nkavuga ntari kuwite tuganire nk'abantu b'abagabo ubu ndwaye cyangwa nkagwa mu nzu umuntu wagukoreye yego jewe nsenya mabuja nta rushi rwanjase yo umbwire ngo he nimero uzamusura ayuwe nukuri nakubwira ko hari urushi rwanjase yahuye n'imipfubwe y'abahanuzi hepfo aha ku Kinamba ayuwe mu rusengero rwari hasi muri Kave yego ndahabona abantu bari baraturutse Cyangugu uwa mbere ati rirora rero riri wawe kimbwiye ko atari we Mana we mubyaranye kangahe ati iyi nzererezi y'umuhanuzi ko imbwiye ko atari we Yesu we abagore mukunda kashi cyane erega ntashye noneho yari iri kuvugana nawe aho munsi iyo ngiye ariko yari iri kuvugana nawe muri Kave mu icaci nanjye ndikanyarira irambwira ngo dore uratasha amasengesho ari yakuzanye urasoje nturwane Yesu we nikangamo irambwira iti nibishaka mwana wanjye dore uratasha urasoje ariko nturwane kumbi mabuja yapanze kushiramo amawashi Mana kugira ngo mukubite mukubite ngeri mageragi ayi wewe nuko ageze mu rugo asanga hari ibintu bitagenze neza ntari buvuge ntariko se mabuja arabizi mwita mabuja icyuki cyatumye mba umugabo ndi yego disi ubundi papa Sharon nukuri nakipfira nabi oya ntugapfe uzaba bari kumamagara ati papa none Mana we gira none hoya urutegira sorry barambujije kujya mbavuga ati pa yo ntuzongerwa mama ubu bakunze ubibutse reka mbabwire oya abana reka mbabwire nukuri mama Jane abantu mudukurikiye kuri kamera ari abagore batawe n'abagabo ari abagabo mwatawe n'abagore intambara z'abana no nibakazi bavangemo kubitisha abana bawe iby'umugore yagukoreye yego kubitisha abana bawe ibintu se yagukoze reka igitenge uyu mugabo ataguhaye uyu mwana ashobora kuzakiguha ahantu umugabo atagusohokana uyu mwana ashobora kuzagusohokana ngira umwana rero yatangiye kunkuramo inkweto afite imyaka 3 rumura ariko ndagira ngo mbabwire mama Imana yavuganye nawe wirebe imyaka ntago abantu mwese ntago abagabo bose dukeneye utwo twaka twaba yego akakarizo barakumvise barakumvise abakobwa muri ku musozi murindiriye Yesu mutangiye kubara isigaye ndagira ngo mbaha amakuru ko abasore bose badakeneye imyaka y'abana cyane hari abakeneye abakobwa bakuru kurugera abo basore bakeneye yego hanyuma niba wari utakaje ibyiringiro ukumva ko ibyawe birangiye nta kintu n'iki na kimwe usigaye wari utangiye kuyibwira uti ndagusezeye neza unyure nariyakiriye byose ni hahandi ubu niyo wamumpa sinabyara iyo ni imitekerereze yawe Imana
batanze isaka nta mihango uruhu rwarakanyaraye Nibyo. agahanga karajemo imitsi ibintu byarakomeye agatuza karabaye nka lasitike ndagira ngo nkubwire ko nawe yakwibuka. amen Jen. karame Mu izina rya Yesu amen Imana ibubake amen ingunzu n'impereri n'imbeba bibavire mu buzima izina rya Yesu ibinyenzi n'intozi n'incisha izina rya Yesu bibasohokere mu buzima. haleluya Imana ibubake amen kandi mbahanurire yego Imana igwaye inkoni y'ubushumba haleluya kandi mbahanurire haleluya Imana ibasutseho amavuta Mana ishimwe gukora umurimo w'Imana nibyo kandi mbahishurire Haleluya. Imana ibakuye muri uru Rwanda Mana kandi mbahishurire Yesu abahaye urusengero Uganda Imana ishimwe Amen. haleluya